Niba utegereje kuzabona Imana, icyitegererezo cyawe akaba ari pastor wawe, bishop wawe, abadiyakoni bo mu rusengero rw'iwanyu, abo musengana, abo mwirirwana ku misozi, abo mugendana ahantu hatandukanye musenga Imana, waba wibeshye. Umubiri wawe ni rwo rusengero rwa nyarwo. Insengero tubona ni amahuriro duhuriramo twebwe kugira ngo tugirane ubusabane n'Imana. Ese uzabigenza ute insengero nizihagarikwa burundu? Kuki Yesu yabwiye abafarisayo ko ari imva, ko babuza abantu kwinjira mu ijuru nabo ntibajyeyo? Ubundi kuki yavuze ko abafarisayo bakomoka kuri Satani kandi ko ajya baha ku binyoma bye nabo bakabivugaho? Abasenga Imana bari mu kinyenga, wa mugani ngo urupfu rwa benshi no munyenga. Gusa aho biratandukanye cyane rwose, kuko mu munsi w'urupfu cyangwa se ku munsi w'imperuka, aho abakoze nabi bazajya mu muriro utazima, abo mu ijuru cyangwa se abakoze neza bagahabwa ingorane zo mu ijuru, abakoze nabi ngo bazajya mu muriro utazima, ngo uzaba urimo inyo zidapfa n'inzoka zidapfa, ngo zibajabata zibajogorora, ngo ubuzima bumeze nabi cyane. Dore ibintu bitandatu abakristo bakwiye kuba baribagiwe. Niba ushaka gukura ukaba umukristo ukuze, ukurikira Yesu, ubana na Yesu, kandi utajya ujya hasi ngo acike intege ngo abure imbere y'Imana, hari ibintu bitandatu ukwiye kwibagirwa. Kora subscribe, share, like, ukande ku nzogera, wandike ijambo uti Yesu ni mwiza. Dukomeze na kino kiganiro. Mu buzima busanzwe habaho ingwingiri, no mu Mana hariho ingwingiri. Ikibazo wowe nturi ingwingiri cyangwa se wowe ntabwo uri ingwingiri? Abana ba Rasheli nicyo bazize. Herode yishe abana ba Rasheli, abica ari impinja, ariko mu by'ukuri ngo bari bakuru. Ngo kubera ko Herode yabonaga yari afite amakuru ko Yesu yavutse, baravuze ngo bice impinja zose. Baje kwica impinja zose, bicanamo n'abana ba Rasheli, kandi abana ba Rasheli bari baravuye mu buhinja barakuze. Aho kubera kugwingira basaga n'impinja, nabo babiciramo. Wenda kubaza nawe, ntabwo uri ingwingiri, ntabwo ugwingiye? Iki ni ikibazo gikomeye ngo umukristo abe yagisubiza, ariko abakristo hari ibintu byinshi bagaragaza nk'ubugwingiri. Niba ushaka kuva mu bugwingiri, ita kuri ibi bintu bitandatu bikureba kandi bikubera amafunguro abasha kukuvana mu bwana akugeze mu bukuru. Ibi bintu ukwiye kubyibagirwa. Ikintu cya mbere, gusenga ari ukuri mu rusengero gusa, ngo nta handi wabonera Imana. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 4 umurongo 23, handitse ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari we bamusenga. Izi nkuru murazizi ko ari umusamariyakazi yari yahuye na Yesu ku iriba, bagera ku byo baganira, aho umwe yirataga ko basigaye basengera Yerusalemu, undi yirata ko bagisigaye basengera ngo ahandi. Ariko Yesu aravanga igihe kirageze ubwo abasenga Data by'ukuri batazajya baza kumusengera kuri uno musozi, ahubwo bazajya bamusengera mu mwuka no mu kuri. Bisobanuye ko umwuka n'ukuri ugenda muri twe, umwuka w'Imana aba muri twe, n'Imana iri muri twe, kandi n'ukuri kugendera muri twebwe. Ibyo dukora, ibyo tubamo, inzira y'ibyo tugenderamo bigaragaza ukuri kuri mu mitima yacu n'umwuka uri mu mitima yacu. Rero ibi ntabwo bisanga ngo usengere mu rusengero ngo nibwo ufite umwuka n'ukuri, ntabwo bisanga ujye mu ishyamba runaka uba ufite umwuka n'ukuri, ntabwo bisanga ngo ujye ahandi hantu runaka uba ufite umwuka n'ukuri. Nigeze kwibaza ngo kuki bari kutubuza gusengera mu butayu n'ahandi hantu hatandukanye, tukumva byacitse, tukumva n'ibintu bitabaho, bitubera ikibazo. Ariko mu by'ukuri bibera ikibazo abantu b'abana, abantu bakuru. Wajya ku butayu wasenga, wasengera mu rusengero wasenga, wasengera mu rugo wasenga, wahura na bene so waje gusura bagasenga mwasenga. Ntabwo Imana iba mu rusengero gusa ahantu tuzi ko dusengera, dore ko ari ahantu dukoranira, twebwe duhurira, ni ahantu dukoranira, ntabwo ariho rero Imana iba gusa. Yesu yaravuze ngo ntabwo Imana bayisengera Yerusalemu cyangwa ahandi hantu. Igihe kirageze ubwo abasenga Data by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka. Yaba dusengera ku musozi runaka, ntabwo twe twagakwiye ko turi gusenga Imana. Imana yagakwiye kuba ari iy'Abisirayeli, twagakwiye kujya dutega tukajya Yerusalemu tukaba ariho dusanga Imana. Ariko Imana iri mu Rwanda, iri ahantu hose, iri ku musozi wawe, mu majyepfo, amajyaruguru, y'Iburasirazuba, Kigali n'ahandi hose, mu rugo rwawe, uryamye, ugenda, hehe hose, Imana iri kumwe nawe. Imana ntabwo bisanga uyisengere ku musozi, ntabwo bisanga uyisengere mu nsengero. Imana bisanga uyisengere mu mutima wawe, aho uri, aho ugenda n'ibyo ukora, ahantu hose ukwiye guhora uri kumwe n'Imana. Rero Imana wayisengera hose, upfa kuba usengera mu mwuka no mu kuri, kandi ukagira ukuri mu bintu byose
ukora cyangwa se mu bintu byose ubanamo n'Imana. Ikindi kintu cya kabiri ukwiye kwibagirwa, niba uri umukristo uri mu Rwanda, ukwiye kwibagirwa ngo ubu buzima nkwiye kubugendamo gutya na gutya. Ikindi cya kabiri ukwiye kwibagirwa, gukunda ubuhanuzi cyane. Imana yayoboye Gideyoni, iyobora ba Yosuwa, iyobora ba Moses, iyobora abantu batandukanye ba Pawulo, iyobora abantu benshi bagiye basenga Imana agiye bayobora. Si uko wenda bari bishyuye ubuhanuzi ngo bavuge ngo Imana iduhe ubuhanuzi, oya, ahubwo iyo wegereye Imana ishaka uburyo ivuganamo nawe. Imana yavuganamo nawe mu bimenyetso, Imana yavuganamo nawe ikakubwira, Imana yavuganamo nawe ikagenda iguhereza inzira uri bucemo ukazibona ko ziri kukureba n'amaso yazo cya yawe. Mbega Imana iyo wayisenze ikwereka uburyo ikuyoboramo, yagukoresha mu buryo butandukanye ukareka kugira gute kumva ko urarikiye ubuhanuzi. Imana yakohereza marayika akakuyobora, n'abandi ntaho bigeze bagura ubuyobozi cyangwa bagura umwuka wera cyangwa bagura ubuhanuzi. Umwuka wera Yesu yavuze ko Imana imutanga itamugeze. Imana ntabwo igena umwuka wera mu gakombe ngo umwe imuhereze mu kigega kinini undi muhereze mu gakoroboyi cyangwa se mu gakiyasi. Imana itanga umwuka wera itamugeze, itanga Imana itazigeze. Iyo wegereye Imana ikwereka ubuyobozi bwayo. Egera Imana cyane, izahitamo uburyo bwo kujya iguha mesaje. Tugeze mu gihe wundi cy'umuhanuzi w'ikinyoma. Ibihe tugezemo ni ibihe bya nyuma biriho abahanuzi b'ibinyoma, abahanuzi babeshya ku bw'indamu zabo. Hariho abahanuzi bampemuke ndamuke babaye benshi. Ubuhanuzi ujye ubwemera busohoye, niko Mose yavuze. Mose yaravuze ngo ubuhanuzi ujye ubwemera busohoye. Yesu aravuga ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Hari n'umuntu ushaka guhanurira ibintu ukabitesha agaciro. Mu gihe uzi ko usenga, usaba Imana imbabazi, uhorana n'Imana, ukunda gusenga Imana ngo iboneze inzira zawe, hari umuntu ushaka guhanura akavuga ati n'imbuto ufite ibintu bikurimo ntabwo ari bizima. Rero Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, abakristo n'abahanuzi n'abizera. Naye Mose aravuga ngo ubuhanuzi nibusohora uzaba ari bwo bwemera. Abantu benshi bagushwa n'ubuhanuzi, bagushwa no ko Imana yavuze, bagushwa n'ibyo Imana yabavuzeho. Imana ikakuvuga ko izaguha imodoka, ugategereza imodoka ukayibura, ugategereza imodoka igatinda ukagwa. Imana ikakuvuga ko izaguha akazi, izagushyira hejuru, ugategereza ko uzashyirwa hejuru ugaheba, ukagwa, bikakunanira, ukarambirwa. Ariko ndakubwiza ukuri ko Imana ikeneye abantu bayizera, aho kugira ngo utegereze ko uzayizerera kuko Imana yavuze, kuko Imana yaguhanuriye. Yizere, usenge, Imana izakunyuzaho, izashaka uburyo iguha mesaje, ubone icyo Imana ishaka kuvugana nawe, ikubwira icyo ishaka kuvugana nawe, dore ko Imana itari kure yawe ahubwo irakwegerera, iri kumwe nawe. Bibiliya iravuga ngo aturi hafi kurusha imyambaro twambaye. Imana iri muri wowe, Imana iragendana nawe kandi ikuri hafi kurusha imyambaro wambaye. Imana iri muri twebwe ni inyembaraga, ni inyentwari kandi irakiza. Rero niba uri gukunda ubuhanuzi muri ino minsi, utegereze ko uzabona ubuhanuzi bw'ibinyoma kandi buzagushyira mu mwijima, mu bibazo, bukanakurohamisha. Senga Imana, utegereze. Sinkubwiye ngo upfobye impano y'ubuhanuzi, sinkubwiye ngo upfobye umwuka wera, ndakubwiye ngo senga Imana. Imana nigutumaho umuhanuzi imugutumeho, nitamugutumaho wirarikira ngo wumve urarikiye. Mu irari ryacu niho dutegerwa na Satani. Kandi wakwiye kwizerwa ngo Imana nubwo imbwiye ibi bintu ndategereza, ahari nibisohora nzayishimira, nibidasohora nabyo nta kibazo, kuko Imana ihora igambiriye icyiza ku buzima bwacu. Imana yaravuze ngo nzibye nibwira kubagirira ngo si bibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo mbabwire ibizaza hanyuma, kugira ngo nkore ibyiza bizaza hanyuma. Imana si ngombwa ihora ikubwira ibigiye kukubaho. Imana ishobora no kubikora itabikubwiye. Ibyo yakubwiye umuhanuzi ngakubwire, ashatse ntiyabikubwira, ashatse ntiyabikubwira kandi yabikora. Rero ikintu cy'ingenzi, umuhanuzi yabikubwira atabikubwira, icya mbere nuko Imana yo yabivuze kandi iri mu ijuru. Nta kizabihindura, nta kizabishobora, nta n'ikizabirwanya. Ikintu cya gatanu ukwiye kwivanamo cyangwa se ukagabanya, kugira icyitegererezo ku muntu aho kuba kuri Yesu. Bibiliya igaragaza neza muri Yohana, Bibiliya iravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data namujyanye. Muri Yohana aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data namujyanye. Icyitegererezo dufite ni Yesu, nta wundi muntu dufite kugiraho icyitegererezo. Muri iki tugezemo cya nyuma, uba ufite umwana w'umukobwa ukabwira pasiteri ngo namusengera akamugohereza atwite. Uba ufite usigaye ugirana bizinesi n'umupasiteri cyangwa se n'abakristo runaka, akaguhemukira, akagukorera ibintu utatekerezaga ko yakora, kubera ko ntuzi igihe yahindukiye, nta nubwo uzi igihe yaganiriye na Satani,
nta nubwo uzi igihe isi yamukandiye, isi yamubwiriye ko agomba guhemuka. Rero ukiringira umuntu ukamukurikira kuko ngo yakwigishije, ko yakubwirije, ukabura guhita wakira Yesu. Iyo dukizwa turihana tugakurikira Yesu wenyine, tukamugira icyitegererezo. Niba ukurikiye abantu rero, agakiza k'abantu ntabwo gahoraho. Ejo agera mu gihe cya breakdown akamanuka, ejo akagera mu gihe cya apex akagera kuri hate. Ugasanga rero akenshi kugira ngo ugire icyitegererezo umuntu ni uko umugira kuri hate, kandi nta muntu ujya uhora kuri hate. Uyu munsi umuntu aba yacitse intege, ejo yaguye, ejo yongeye yabyutse yakomeje, yongeye yambaye imbaraga. Gusa ikintu cyiza nuko Imana ivuga ko nta muntu ushobora kugwa ngo ahore hasi iteka. Nta muntu ugwa ngo ahore hasi iteka. Iyo uri umukristo uragomeza ugahaguruka. Umuhanuzi Imana yaravuze ngo Satani winyishima hejuru, ningwa nzabyuka, nzongera mpagarare. Ariko bisobanuye ko hariho kugwa. Niba yavuze ngo ningwa nzabyuka, bisobanuye ko ku muntu wese wari we w'Imana ashobora kugwa akongera akabyuka, agahagarara akongera akema. Rero iyo wamugize icyitegererezo muri cya gihe cyo kugwa kwe, nawe uhita ugwa cyangwa se ukajya mu zindi ntege nkeya. Ariko Yesu iyo wamugize icyitegererezo, uhora uhagaze, uhora ukomeye, uhora uhamye, ntushobora kugwa, ntushobora gucika intege, ntushobora gutinya. Iteka ryose uhorana n'Imana. Zaburi ya 91 iravuga ngo uwo mu rwisho rw'isumba byose azamugisha icyo ushobora byose. Ndabwira Uwiteka ngo uruhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, ngo Imana yanjye niringira. Ngo niwe uzategeka ikigoyi cy'umugoyi kikatujya kure. Rero Imana ishimwe. Imana ifite umwami Yesu ariwe cyitegererezo cy'ubuzima bwacu. Nta kindi cyitegererezo ufite uretse Yesu, kuko Yesu yarageragejwe nkawe, yarababajwe nkawe, arakubitwa nkawe, anyura mu buzima bugoye, arazamuka agera hejuru. Ntabwo yahuye n'ibigeragezo nk'ibyacu, nubwo twahuye nk'ibye, kuko ibyo byari birenze ibyacu. Niyo mpamvu mu Baheburayo havuga ngo ubwo yabashe kugeragezwa nkatwe, abasha no gutabara abageragezwa nkabe bose. Nkunda iri jambo cyane. Yesu ubwo yageragejwe cyane, abasha no gutabara abageragezwa nkawe bose. Ntukagire umuntu ugira icyitegererezo n'umunsi wa rimwe, kuko abantu bahinduka bitewe n'ibihe bagezemo. Buri umuntu wese mu isi ntago akomeye kugeza igihe atarahura n'ibintu bikomeye kumurusha. Hari ibintu byagera ku muntu wese urawita ngo arakomeye, hari ibintu byamugeraho bikamurusha imbaraga, nawe akajya hasi agacogora, agacika intege, akajya hasi, ubuzima bugahinduka. Nta wari uzi ko Samusoni yacika intege, ariko amaze guhura na Delila yabonye ibintu bimubasha, ajya hasi, imbaraga zirashira, aracogora, bamukuraho imbaraga ze zose, kugeza ubwo atangira gusenga ngo Mana mpa imbaraga n'ihorere, basi nkore umurimo wawe imburagihe. Ariko urumva ko umuntu wese agera ku gihe cye cyo kuzamuka n'igihe cya breakdown. Ahubwo ibintu byose bigira ikintu kibibasha. Ntukirarire ku muntu uvuge ko urakomeye cyane mu gihe utarahura n'ibikubasha. Hari ibintu bikomeye byabasha kugushyira hasi, nibyo bigaragaza ko uri umuntu kandi uri umunyantege nke, kandi urwana, ukeneye Imana, ukeneye Yesu iteka ryose. Ikindi kintu cya kane ukeneye kugabanya ndetse no kureka gukora ibyo utegetswe na pastor cyangwa se bishop byose utagenzuye na gato. Ibintu byose abantu b'abashumba bacu batubwira muri ibihe bya nyuma, ntabwo ukwiye kubikora exactly cyangwa se automatically nk'uko babikubwiye. Mwumvise ko hari ibintu byabaye muri za Nigeria, Uganda, Uganda nabyeze kuba muri 2000 hafi aho ku isaha yasanga abantu barapfa benshi. Muzi byabaye South Africa, ibyabaye ahantu hatandukanye. TB Joshua muzamu bishop ibintu yagiye akora, umupasiteri agategeka abantu ngo basenge paka bakugeza igihe bapfuye, ngo ni Imana bimubwiye. Umupasiteri ababwira ngo fata inzu yawe uyimpe, ngo ni Imana bimubwiye. Umuntu akakubwira ngo mpereze imodoka yawe, ngo ni Imana bikubwiye. How comes? Imana yakubwiye gute ngo nguhereze ikintu naruhiye imyaka 80 wowe nkiguhereze, ikintu naruhiye imyaka 100 nkiguhereze, ikintu naruhiye imyaka 3 nkiguhereze, nzi ko nzongera kubira icyuya kugira ngo ngere kuri cya kintu. Ahubwo mbwira nawe ngufatanye nawe dukora umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana, ibintu ukeneye gukora nanjye ngiri share yanjye shyiraho, ariko we mbwira ngo mfate ibyo mfite byose wowe mbiguhereze wowe kereka mbihaye Yesu. Ahubwo rero umuntu wese akeneye kugenzuza ibyo abwirwa kugira ngo abihuze n'ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri ukeneye kubisengera. Mwigeze mwumva story y'umugore wigeze kujya mu rusengero bakabwiriza agahita atanga imodoka ye. Umugabo we yarakijijwe ariko kwihangana biranga. Ngiye iriya modoka yaramvunnye, nayibonye binduhije. How comes uyiha pastor? Umugabo yaragiye abwira pastor ati mpereza imodoka yanjye, ni imodoka narayiguriye, niba narayiguranye n'umugore aramaze, imodoka yanjye ntayihuriye n'ibindi byose, naje nkurikiye Yesu, niba ari ugufasha ndafasha, ariko we mbwira ngo mfate imitungo yawe nyiguhereze we pastor.
nyereka aho nyohereza, nyereka aho nyifashisha, but not kumbwira ngo ufate ibintu mfite mbiguhereze. Rero muri ino minsi ya nyuma y'imperuka dukeneye gusenga, dukeneye gufata ibintu tubwirwa n'abashumba bacu tukabihuza n'ijambo ry'Imana. Simvuze ngo tugomere ibyigisho, tugomere abashumba, tugomere abapasiteri wacu, kuko bari baturusha ubutware imbere y'Imana, baturusha imbaraga, baturusha ubushobozi mu buryo bw'umwuka, ni ba papa bacu. Ariko nubwo ari ba papa bacu, ntabwo bisobanuye ko Satani atabageraho ngo afate ibitekerezo byabo abigomeshe, abiyobye, abajyane kure. Biradusaba ko natwe dukoresha ijambo ry'Imana, tukabihuza n'ijambo ry'Imana, tukabisengera kugira ngo ahari ibintu byose batubwiye tujye tubihuza n'ijambo ry'Imana. Nitugeraho tukayobywa, nabo tube twabakubita agashyi bagaruke, tubabwira tuti pasiteri, biriya bintu ushobora kuba wibeshye, umwereke ijambo ry'Imana nawe ryamufasha, cyangwa se umwihorere, ariko ntuyobeshwe n'umwuka wa Satani. Kuko hari abantu benshi batazi ko hari abapasiteri basigaye bajya gukura imbaraga z'umwijima ikuzimu, ugasanga ibintu ari kukubwira ni ukugira ngo yirundanyeho ibitambo n'ubutunzi bw'inosi. Rero dukeneye kugira ngo tubane n'Imana ahari tudahombera mu isi tubitewe n'ubujiji bwacu. Imana itugirire neza. Turebe ibindi bintu tugomba kugira gute, kujya tureka cyangwa tukwiye gusiga niba dushaka kugira gute kubana n'Imana cyangwa se gukura mu buryo bw'Imana. Ikindi cya gatanu, iterambere si amasengesho, ni ugukora cyane ugasenga. Abantu benshi b'abakristo bababwira yuko iterambere ari uko bageze gute, wasenze cyane. Senga cyane uzakira, senga cyane amafaranga azaza, senga cyane. Biriya bintu baratubeshya. Niba udakora there is nothing, niba udakora nta kintu kizinjira. Bibiri bigaragaza ko umuntu wabibye ari usarura, utabibye ntajya asarura. Mu mubwiriza wabo baravuga ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi menshi, ngo nibwo uzabona imbuto nyinshi nyine zeze. Niba utabibye, don't wait, witegereze umusaruro. Ntago ugeze ubiba utegereje gusarura, ntibishoboka. Uhereye mu itangiriro, Imana ibwira Adamu ko azatungwa no gukora. Abakimara gukora icyaha, Imana yabwiye Adamu ko agomba gutungwa no gukora. Ntago rero uzigira ugira ikintu ugeraho igihe utakoze. Gabanya amasaha n'igihe n'iminsi umara mu rusengero, wongera iminsi yo gukora. Niba uzi ko wamaraga iminsi 6 mu rusengero, sigaza 3 ino ujye kuyikoramo. Nutabigenza gutyo ntuzigera ukira, ahubwo uzahora uri hasi, uhora utuka Imana ko nta kikora, kandi Imana iha umugisha ibyo wakoze. Na Yesu yarakoraga, kandi niwe ntangarugero yacu. Bibiri igaragaza neza ko kwa Yosefu babazaga, bisobanuye ko na Yesu yarabazaga, kuko buriya mu gihe cya kera umwana yakoraga umushinga w'umuryango, yakomezaga umushinga w'umuryango. Nkuko n'ubu ngubu umuntu afite kampani akayiraga abana be, niko n'ubuzima bwa kera bwari bumeze. Bivuze ngo na Yesu yarakoraga, ntabwo yahoraga yicaye ngo avuge ngo papa yagiye gukora ngo reka njye kubwiriza. Just he took a time to work. Yafataga imbaraga ziwe agakora, agafata umwanya agakora, agakoresha imbaraga, agasenga, akizera, akarara ijoro asenga, akabwiriza, agafata n'iminsi n'umunsi wo gukora. Ntabwo biri tugaragariza ngo wenda yajyaga gukora agira gute, atwereka ko yasengaga ejo akajya mu ivugabutumwa. Ariko niba twereka ngo yasengaga, ntabwo batubwira ngo kwa mbere yajyaga gusenga, ngo kwa kabiri ajyayo, no, ntibatubwira chronology y'iminsi. Bigaragara neza yuko Yesu nawe yarakoraga, yarabazaga, yakoraga umushinga w'iwabo kugira ngo arye. Bibiri igaragaza ko umuntu udakora adakwiye kurya. Ariko usanga bari kutubeshya ngo senga bihinduke. Nta kizahinduka. Senga, Imana yirukane inyatsi mu byo ukora, Imana yirukane karande zo mu miryango z'ubukene zibaho z'amarozi, Imana yirukane ibibazo byose byagupfunyikira mu gutwara imigisha yawe wenda, ariko ntihakagire ukubeshya ko uzakira ngo kubera ko wasenze. Niba ibyo byamaze kuvaho, Imana irashyira umugisha hehe kandi utigeze ukora. Dukeneye gukora kugira ngo dutere imbere, dukeneye gukora kugira ngo tugire urwego tugeraho, tube uplifted, tuzamuke hejuru, tugere ahantu tugera Imana dushakaho. Mbega dukeneye guhuza ibintu bingahe. Ntabwo uzigera ufasha udakora, ntabwo uzigera ufasha udafite amafaranga, udafite ubushobozi, utateye imbere. Niyo mpamvu mu manza, mu bintu bya mbere byagaragaye bizagaragara mu rubanza rwo mu ijuru, harimo ikintu cyo kuba tutarafashije abababaye, abasenga, bashonje, abari mu magereza, abarushye n'abandi. Deja mu rukiko umushinjacyaha wo mu ijoro azaba afite iki kintu ku rupapuro. Ni ikirego cya mbere tuzabazwa. N'ubu utagifiteho nosiyo uzatsindwa. Niba nta kintu ugeze ugikoraho uzatsindwa. Rero ntiwafasha nawe udafite. Niyo mpamvu niba hari abantu barakwiye gukora bagatera imbere cyane, niba hari abantu bagakwiye gukora cyane bagakoresha amaboko yabo, ni abakristo, kugira ngo bafashe abandi bantu
bahugura abandi, ariko nagira ikintu basigira. Wowe urafasha umuntu uramubwirije arashonje, umusizi ashonje, then what kind of evangelist? Nyine ukeneye kumubwiriza ukagira n'ikintu umufashisha. Turebye tugeze ku kintu cya gatandatu. Ikintu gatandatu tukwiye kwibagirwa: uko utura si kubona ubukire bwinshi. Uko utura si kubona ubukire. Ni ikintu cya gatandatu abakristo bakwiye kwibagirwa mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi, ndetse mu bihugu byo hanze za Amerika. Ibyo bintu bo barabyibagiye, babisize kure, ntibinabaho, ni ibintu bitakiriho, mbega bitakibukwa. Mu bihugu byo hanze ntago bizera ko umuntu usenze, umuntu watuye cyane ari ukira cyane. Wapi? Ituro uturanye umutima ufasha, nta nyungu utegereje z'ubutunzi, mbega rirandikwa, ukazagororerwa mu ijuru, ukazahabwa umugisha n'Imana, ukazabona ingororano zishimishije nziza, ukishima mu bwami bwo mu ijuru. Ntukizere na rimwe ko iyo utuye Imana iza gukuba ibyawe. None se ntubaza akabazo: Abashinwa n'Abahinde bungukira? Abashinwa n'Abahinde ko bakize, ubutunzi bwabo buri kuzamuka, babukura kwa Satani. None se Abashinwa n'Abahinde iyo baratura cyane, Imana se ko abenshi batayizi? Abenshi bizera muri Hinduism na Buddhism. Ko batayizera Imana dusenga, ko batarayimenya, benshi bakimurikirwa, kuki bo bari gutera imbere cyane? Nuko bakora, ntago ari uko batuye menshi, nta nubwo ari uko basenze menshi. Rero hari ibintu byinshi tukwiye kugenda tumenye. Niba ushaka gufasha abakene, kubaka urusengero, witegereza izindi nyungu, barakubeshya. Abantu bamaze kwibagirwa ko ijuru rihari, cyangwa se tuzajya mu ijuru, kugera ubwo bashaka ibihembo byo kugira neza kwabo bakiri mu isi. Yesu we yanavuze ko icyo ukuboko kw'iburyo gutanze, ukw'ibumoso kudakwiye kukimenya. Nyamara muri ino minsi abantu basenga basigaye banafasha, bakajyana abantu kuri kamera, umuntu akajya gufasha abantu bamuherekeje n'amakamera. Ibyo bintu Yesu yarabyanze, ariko kubera ubuhumyi tugeze mu minsi y'imperuka, ibyo bintu twarabyibagiye ko Yesu yabivuze. Twibagiwe ko Yesu yavuze ko gufasha ukwiye gufasha, wowe kw'iburyo ugatanga, ukw'ibumoso niko ukabimenya. Ariko twebwe twageze igihe twibagirwa ko ibyo bintu Yesu yabivuze, twigira mu buzima busanzwe, aho ngaho aho umuntu asigaye ajya gufasha umuntu akabanza agatangaza, agahamagara abantu, ugatera ipfunwe ugiye gufasha. Ibyo bintu byose dufashisha abantu, haje amakamera, haje ibiki, ntago bijya byandikwa mu bwami bw'Imana, kuko akenshi bizamo n'inyungu zawe bwite, bikazamo ubwibone n'ibindi byinshi. Imana ntikunda ubwibone, nta nubwo ikugirira neza kubera yuko hari icyo wakoze. Imana igirira neza abantu bose atari uko bakoze. Kiyo tandukanye ibintu bingahe. Niba hari ibintu wanabyaye byasubiye inyuma, akenshi biba byatewe nuko hari imbaraga z'umuryango, imbaraga za karande, imbaraga wenda za Satani. Satani ko ajya akeka ejo hacu bitewe n'ibyo Imana iri kudukorera, akaturwanya. Ariko ujya kwishyiramo ngo nuko utakoze, ngo nuko utatuye, ngo nuko utasenze cyane. Oya, ibi bintu nta hantu bihurira. Abantu impamvu turi gucika intege, ugasanga mu nsengero turi kuba bakeya, abantu bari gushiramo, ibintu batwigishije byatangiye kuba, mbega twatangiye kubibonamo ikindi kintu kubera ubushobozi buke dufite mu buzima bwacu. Urabona isi iri kugenda idukanyaga, intambara ziri kwiyongera, economic iragira depressed, hari kuba economic depression, bisobanuye ko n'ibintu abantu batangaga biri kuba bike. Rero umuntu asigaye abwira abantu ngo batange ibintu byinshi, cyangwa se akabumvisha ko bari bukira uko batanze, bari bugira amafaranga menshi uko batanze, bari bugira amafaranga menshi uko basenze, ingaro uko bizeye, akamera nk'uri kubasunikiriza bakagera ku iherezo ryo gutanga kwabo. Ko ntago naguhereza ibintu kandi nanjye nzi ko abana babuze nuko bajya kwiga, nabuze nuko ndya. Iyo point rero ninza kuyigeraho, ndaza kwanariza mbone yuko ntakurikiye Yesu ukuri, kuko Yesu wa kera tuzi ntabwo yagiraga abwira abantu ngo batange amafaranga, batange ibiki. Yagiriraga neza umuntu akamubwira ngo hita ugenda, akanababwira ngo ntibanabisakuze, bakabisakuza ariko yababujije. Urumva yakoraga ibintu kubw'urukundo no gufasha. Ariko twebwe muri ino minsi tusigaye tubikora ku bwa profit na credit. Rero ibi bintu by'amaprofit na credit bituma abakristo n'abantu bose bagiraho bakamera nk'aho babona ko bayobye kandi bitari byo. Kandi turamutse tubayeho twumva ko gukora cyangwa se gusenga ari ubuntu bw'Imana tugirirwa, no kuba dukijwe ni ubuntu bw'Imana, no gufasha ni ubuntu bw'Imana tuba turi kwitura, kandi tukazahembwa mu ijuru udategereje ibindi bintu byo kugira gute, byo kugororerwa mu isi. Bibaye gutya
abakristo baba bakiri mu nsengero, abantu benshi baba bakiri mu nsengero kuko baba bazi ko bakurikiye Imana. Abapasiteri bakora umurimo w'Imana bazi ko batazahembwa, bazi ko nta mushahara uri mu isi bakwiye guhembwa ku kwezi, ahubwo bakeneye gukorera Imana bakazagororerwa. Ariko ubu tubivugana usanga hariho proclamation z'imishahara ku bapasiteri, induru, ingumi, ugasanga abantu baraburana, bararwana, baranganye, bapfa imishahara yo mu nsengero. Kandi ubundi abantu bakira bakoreraga Imana, babazira ntumwa Yesu n'abandi bakoreraga Imana for free. Rero ahangaha aho abakristo basunikirwa bakagera ku gasongero ka nyuma, bageraho bakabona yuko ahubwo abapasiteri baje bameze nk'abazanye umushinga wo kubakuramo amafaranga. Niyo mpamvu turi kuyoba evangelical status Yesu yagiye asiga mu gihe cya kera. Yesu wageze igihe nubwo avuga ngo nuzajya uguriza umuntu ntugategereze ko azakwishyura, jya umuguriza for free, wigendere uvuge ngo ahari azanyishyura cyangwa ntanyishyure, ku buryo ashobora no kuza kuvuga ati nkwishyura, ukamubwira ati ngiye nayaguhaye ngufashije igumanire. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze, uwo muco wararangiye. Niba nkugurije ngomba gutegereza kuza kunyishyura. Bisobanuye ko rero turi kugera mu gihe cya nyuma, turi kujya kure y'icyo Imana idushaka. Imana ntikunda ubwibone. Yesu yaravuze ati gutanga biruta guhabwa. Buri faranga utanze mu murimo w'Imana ntukaritegerezeho igihe inyungu cyangwa se igihembo mu gihe ugihumeka. Ineza nikugarukira ni byiza, ariko nitaba cyangwa se nitakugarukira nta kibazo, uzagororerwa. Rero ndumva ari ibintu twari turi kureba ibintu bigera muri 6 umukristo cyangwa se umuntu wese ushaka gukura muri Kristo Yesu akwiye kwibagirwa. Twabonye ko ikintu cya mbere umukristo akwiye kwibagirwa, umukristo ushaka gukura cyangwa ushaka kubana n'Imana, nuko agomba kwibagirwa ko gusenga ari ukuri mu rusengero gusa, kuko igihe kizagera insengero zinasenywe, kuko birigaragaza ko igihe kizagera mu gihe cyo kuza kikwantikristo cyangwa se mu gihe cy'imisi ya nyuma, abakristo bapfobye, bangwe, basenywe, bahemukirwe ndetse basuzugurwe, ndetse ibintu by'isengero zinavanweho mu isi yose, bazirwanye zihagarara. Kandi mu bihugu byo mu Burayi ho urabizi ko insengero zatangiye guhagarara, ndetse zimwe batangiye kuzihindura utubari, amabare, supermarkets n'ibindi byinshi. Ikindi kintu cya kabiri ukwiye kwibagirwa niba uri umukristo ushaka gukura muri Kristo Yesu, gabanya gukunda ubuhanuzi. Nunabukunda kandi umenye ko ubuhanuzi Mose yavuze ko ugomba kubwizera uko busohoye. Ikindi ni uko ugomba kureba imbuto z'abaguhanura. Ikindi ni uko ibintu byose Imana ishaka kukuvugaho, ishaka kukubwira, kuba wasenze n'iyitabikubwira n'ubundi yari kubikora. Imana ikora ibintu n'ubundi yari kujya kubwiye, yatumanuza akabikubwira, atabikubwira irabikora. Icy'ingenzi kiranuka unasenga Imana. Icya gatatu dukwiye kwibagirwa niba turi abakristo dushaka gukora muri Kristo Yesu, kugira icyitegererezo kuri Yesu aho kukigira ku bantu. Icya kane, gukora byose utegetswe na pasiteri ntukwiye kubikora. Mbega ibagirwe gukora ibintu byose utegetswe na pasiteri cyangwa se bishop, ahubwo ibintu agutegetse byose jya ubigerageresha ijambo ry'Imana. Igihe wumva biri mu murongo upfuye, bigerageresha ijambo ry'Imana unabisengera. Icyo ni icya kane. Noneho icya gatanu ukeneye kwibagirwa mu gihe uri gukura cyangwa se uri kwegera Imana. Icya gatanu, iterambere si amasengesho, ni ugukora cyane ugasenga. Icya gatandatu, uko utuye si kukira, ntabwo ari kubona ubukire bwinshi, ahubwo uko utuye uba wandika ingororano zawe mu bwami bw'Imana, cyangwa se uba ugira ikintu urema mu buryo bw'Imana. Rero gabanya pressure bagushyiraho bakubwira ko ugomba gutura kugira ngo ukire. Nudakora ngo usenge ntabwo uzigera ukira, ugomba gukora cyane ukanasenga. Rero ndumva ari byo bintu twari turi kuganiraho. Imana iguhe umugisha ko uri kumwe natwe, wagumanye natwe kuri Healing Word Official. Ndagira ngo usabe ngo ukore subscribe, share na like, kuko ubutumwa buba bukeneye kugera ku bantu benshi, kandi iyo ubikoze uba bugejeje ku bandi bantu babukeneye, bwabahindurira ubuzima, bwabahindurira ibitekerezo, bwagira ikintu buzamura ku buzima bwabo. Kandi ukwiye nawe gukora kuri subscribe kugira ngo ibindi biganiro bizajya biza bijye bikugeraho ku gihe. Kandi uburaba uduhaye umugisha, uduhesheje umugisha, nawe wihesheje umugisha. Kandi Imana iraguha umugisha nukora subscribe, share, comment na like. Andika muri comment ngo Yesu ni mwiza. Imana iguha umugisha. We like you, we love you so much. Iyi ni Healing Word Official, ikusanyirizo ry'ubutumwa bwiza. God bless you so
much.